Okay, muri Chain ariyo wallet harimo task mugomba gukora zihutirwa, ariko reka ngire icyo mbenda mvuga ku bijyanye n'umuntu ufite wallet ariyo Chain nyine dukunda kuvuga ngo ni Chain. Ni ukuvuga ngo iyi application ubanza ujye muri Play Store uyidownloading noneho ubone gutangira kuyikora. Ikindi niba rusanzwe uyifite kugira ngo ubone izi task birasaba ko ukora update ya application. Ni ukuvuga ngo numara gukora update ya application ukayinjiramo ureto usanga n'ubundi iyi task irimo ariko birahera aha. Ni ukuvuga ngo iyi ni daily, izi nizo ukora ku munsi kugira ngo ubashe kubona task za cyangwa se point za 60 muri kubibona hano. Ubwo rero kugira ngo ubikore birasaba kuba wakoze update kugira ngo ubashe kubona izi task. Ikindi ni uko hano kuri general naho hari task iya mbere ni iyi yo gufollowinga X yabo, ni iyi yo iyi ni n'iyi ni Michelle X, ukavisita n'iyi Chain nyine ukabasura hano ugakora join kuri Discord, none ukabasura kuri Telegram, warangiza ukakora hano kuri Visit Telegram nako X naho ukabasura. Ubwo rero dore kuri uri bubikore wenda duhere hano, uraza ukande kuri kuri go, numara kuhakanda bahita bakujyana muri X. Kiri bukore ni iki, kaba hatugeze, numara kugera muri X yawe ariyo Twitter urahita ukanda hano kuri follow, kanda kuri follow urahita usubira inyuma muri Chain yawe, reka dukore follow. Urabona ko tuyikoze, noneho uhita ukanda hano aha kuri go to x.com wakande, noneho bahita bakujyana muri Twitter yabo nyine. Ubwo tumaze kubikora reka tujye muri Chain yacu turebe ko task yarangiye. Yes, murabona ko iri processing. Aha ni hamwe, noneho turahita tuza dufollowing n'iyi Michelle X ye, turakanda kuri go, naho dukora iki, turakanda kuri follow, yego, naho bahita batubwira ngo go to x.com, noneho turakanda batujyane muri X. Yes, nitugera hano noneho turahita twongera dusubire muri Chain yacu. Murabona ko nabyo biri processing, ariko hano iya mbere yabaye done. Yes, ubwo ya done rero tugiye gukomeza dukora task. Urabona ko amaze kugeraho task balance. Noneho tugiye gukora iyi visit Chain. Urahita uza hano uzamure, nurangiza wowe ukiri bukore urakora iki, urakora hano kuri join airdrop mission. Numara kuhakanda utegerezeho gato, yes, urabona ko badusabye kudownloadinga, nabyo turabikora. Nitumara kubikora nidushaka twisubirire muri Chain yacu. Yes, urabona ko nayo yabaye done. Turongera tuza hano kuri Discord, ariko Discord nayo mfitemo nabaye nyikuyemo, ahubwo reka tujye hano kuri Telegram. Ubwo ni ukuvuga ku muntu ufite Discord yabo, urahita nawe ukanda kuri go, ugenda uba following, ubundi ugaruke muri Chain yawe. Reka tujye kuri Telegram, turakanda aho batujyane muri Telegram.
numara kujya muri Telegram urabona ko ari Chain official, urahita uza ukanda hano kuri join. Numara kuba joininga ubundi uhite wisubira muri Chain yawe. Urabona ko biri processing. Turahita dusubira hano kuri visit X muri Twitter yawe naho tubasure. Nituhagera turakora iki? Turaza dukanda hano kuri follow. Tuze dukanda hano kuri go to x.com. Okay, nibirangira turasubira muri Chain yacu. Murabona ko hano byabaye done. Zose zimaze kuba done. No kwanga ni iki usabwa? Murabona ko izi task zose zifite balance ya 530 zino maze gukora. Izi zonyine havuyemo iyi ngiyi ntarakora. No kuvuga ngo zose muba mugomba kuzikora kugira ngo mubone balance iri hejuru. Okay, ubwo rero nuko muri bubigenze. Ikindi nuko hano hari itangazo nyine, ni itangazo riri mu cyongereza rya Chain kuri daily quiz. No kuvuga ngo kuri daily quiz urabona ko bavuze ngo reward, no kuvuga ngo bafite bonus nyine ya R30 uri kuzibona hano buri munsi kugeza igihe zizarangirira. Zatangiye ku itariki iyi ngiyi kugeza igihe zizarangirira. Reka ndekeye mu Kinyarwanda nibwo mbasha kubisoma kuko icyongereza cyo cyaranshanze, ariko reka ndebe ibyo nashakishije kuri ChatGPT. No kuvuga ngo bavuze ngo Ali wallet ujya mu kizamini cya buri munsi maze ubona amafaranga, igihembo cya 30 niyongera ya buri munsi. Uburyo bwo kwitabira: kora ikizamini, uhitamo igisubizo gikwiye, numara gusubiza neza ubona amafaranga. Tuzikane ko ibi bishobora guhita birangira, bishobora kurangira mu gihe runaka. Niyo mpamvu mbasaba guhita mukora vuba izi task kugira ngo mubashe kubona ayo mafaranga. Ngigihe ikizamini kizamaraho, igihe kizamara iki gikorwa, ni ukuvuga ngo kuva ku itariki ya 4 Werurwe kugeza amafaranga arangiye. Ntabwo tuzi aho batugeneye, niba ari ayo 30 cyangwa se niba ari andi menshi. Ubwo rero ni ukujya ukora icyo kizami cya buri munsi kugira ngo ubashe kubona R30. Ni ukuvuga ngo hano bavuze icyitonderwa ngo ushobora kugerageza inshuro imwe ku munsi. Muri kubyumva? Kugerageza inshuro imwe ku munsi. Ni ukuvuga ngo uzajya ukora ikizami wenda byange, ariko byaba byiza mugiye mukurikirana muri WhatsApp channel yanjye, kuko niho muzajya mubonera update zitandukanye. Niba bigushobokeye kwako YouTube channel yanjye nayo mwayikoreye subscribe, ni ukuvuga ngo ngiye guhita nshyiraho iyi video, none muri comment ya mbere ndaza gushyiramo link ya WhatsApp channel iri buze kubafasha kubona neza, kandi ikajya bafasha kujya mubona izo quiz, answer quiz. Ni ukuvuga ngo ibisubizo bya buri quiz, ni ukuvuga ngo mugomba kubona ibyo bisubizo mukaba byo mukoresha namaze kubaha. Ubwo rero mujye mukora uko mushoboye, mukurikire WhatsApp channel ndetse ni YouTube channel yanjye kugira ngo mubashe kubona update nyinshi kujyanye na Ali wallet ndetse n'izindi zitandukanye nyinshi, meaning nyinshi zitandukanye nazo nzikora video. Ubwo rero niba ushaka kujya ubona video ujye ukora subscribe, numara gukora subscribe ukore na share ndetse na like kugira ngo ujye ubashe kubibonera ku gihe. Ikindi nuko ushaka gufollowinga WhatsApp channel, ndaza gushyira link yayo muri comment ya mbere kugira ngo ubashe kubibona. Ubwo rero urabona ko hano bari kuvuga ngo nusubiza nabi nta gihembo uzahabwa. Muri kubibona? Nusubiza nabi nta gihembo uzahabwa. Ubwo rero murasaba kujya mukoresha ibisubizo nabahaye muri WhatsApp channel, mukaba ari byo mukoresha. Yes. Bari kuvuga ngo iyandikishe nonaha. Go. Ubwo rero murabona ko ubutumwa burabareba rwose, kandi izi R30 ntago ari nke cyane, ntago ari nke ku munsi ku buryo wajya uzirengeshwa. Ntago tuzi agaciro izaziraho,
ariko izaza ku gaciro kari hejuru. Ubwo rero nizere ko iri tangazo mwaryumvishe, nubwo ryatanzwe ku itariki ya 4 ariko urabona ko ibihembo bigikomeje. Ndizera ko rero uri bukomeze kureba iyi video kandi ukabasha gukora subscribe ndetse na like kugira ngo njye nkugezeho ibiganiro byanjye bite bikugeraho ako kanya. Okay, kandi nabireka nuko muribuka ko kugira ngo tujye gusubiza quiz tubanza guca hano, hari afite application bibasaba guca hano. Murabona ko hano nta quiz ikiriyo, muri kubibona. Ni ukuvuga ngo byose byimuriwe hehe? Byimuriwe muri iyi dashboard ya Alchain. Ni ukuvuga ngo ibisubizo ajya ubisanga kuri diary niho uzajya usanga ibisubizo bya buri munsi ndetse n'ibindi bizami. Ikindi izi task za hano muri general muzikore zose ukazakabaye kugira ngo mubone amafaranga. Ubwo rero ndizera ko muri gukomeza kubobwa neza kandi iyi video mukayumva neza mwitonze kugira ngo mudacikanwa n'ibihembo. Ikindi nuko ndaza gushyira nimero muri description y'iyi video kugira ngo mubashe kuyibonera ku gihe. Niba ngombwa mumpamagare ati mfasha bikorwa bite, nzajya mpita nkubwira nta kibazo. Guro mukomeze kubobwa neza kandi mbashimira kuba munkurikira. Murakoze. Ciao.